urugendo rwo kuba umukristo nyawe ni ikintu cya mbere kiba kigoye cyane. Irebere nawe uwo musore wahanganye n'ibibazo bikarangira n'ubundi abaye umukristo ari we muntu wangaga Imana. ubuse kuba ndi umupagani n'ibyo bintu bitumye mera gutya ntabwo nzabivamo ubukene sinari nzi ko wangirira neza Bisubaye kikandi bite byawe mwebwe muri mu mashimwe nyine twarakubiswe twabaye abajura byaranze abajura iyi kwisi ni kwimera abajura none bigenda bite ejo bundi ntabwo nyirukankanye ngo nibye imyenda ariko urandeba ukambona nsa nk'igisambo ari igisambo rero wayikuye njyewe urandeba ukambona nsa nk'igisambo ubundi iyo wayikuye umuntu w'umupatoro ibintu by'ibisambo ari igihe bishyiramo akenda keza kugira ngo babone ko ari byiza byiba abantu nawe ni kumeze none se kankubaze sibyo wari wibye mu rokore nagiye kumubaza nsanga wanamwibye byagenda ngo yutayimusubiza ngo ugende wishyire ku irembo urebe kubaho nimba ari buriya buzima mubayemo waba ubeshye nimba ari buriya buzima mubayemo urahera ku munsi wa mbere wagiye mu byumba by'amasengesho nyine urese uri kubona umunsi wa kabiri umunsi w'amasengesho umunsi wa gatatu mu byumba by'amasengesho ahubwo ni mwebwe bajura ntururya ibyo ukuye nimberwa mu masengesho hari Imana wigeze itegera ngo ubone ikugejejeho ibiryo ibyo bikura Imana yacu irakora ibyo urya nyine ubikura he umva yagize gute mu Bisiraheli ibaha manu yari turutse mu Abayisiraheli uvuga ibyo bintu wabivuga neza ari uhagaze urabizi Imana ya kera niyo y'ubu Imana ya kera se haba Imana ebyiri nyine ngo niyo Mana y'ubu bishoboka bite kugira ngo Imana kera ko umuntu yakoraga nk'ikintu wenda wabonye ibyo batubwira muri Bibiliya numva muvuga nga Aburahamu ibintu nyine uburyo agiye gutanga umwana akabona ikibatsi cy'umuriro icyo kibatsi cy'umuriro wari wakibonye he wowe turabona nta n'ibyuzi nose yagiye gutanga umwana abona umwana w'intama mu gihe uramubwira ati kwizera kwawe nakubonye sha ubu ngubu igihe cyose mbaye ko narabona icyo gihe uri kirimo umwana w'intama nta kwizera ufite kwizera kwawe none wowe waramubonye kwizera kwawe ni guke muri birahanditse ngo ugize kwizera kungana n'akabuto ka Sinari uri kumva wabwira uno musozi tuva hano ujye mu gishanga bawitonze nkubaze sibyo wenda usibye gutsimbarara ku Mana yawe tunajye mu mitekerereze y'abantu jya muntu aho ibyo bitekerezo ariko murantinda sha nyine ntabwo ndi kugutinza bawitonze yetumye nkuhagarika ahangaha ko Bibiliya uyizeye yanditswe nande iyi Bibiliya yahumetswe n'Imana iyo Mana yawe ifite ubushobozi bungana iki bwo kugira ngo ihumeke kugira ngo ihumeke umwuka ihumeke Bibiliya yo yahumetse mu bantu abantu bayikorera sha wenda rwose pe ibyo twabisigana ntabwo twabisigana ko nagutsinda ikintu mbona nagutsinda iyo Mana yanyu yarabaroze wowe ni wowe yaroze yarakuroze sha kinkuye mu mwuka aho nari ndi kugenda niririmbira kandi nikomere sinari nzi ko wangirira neza cyane nari nzi ko wangirira neza cyane ariko biriya bintu umuntu uramuhugurira mbwiye sibyo mbere ku wa mbere gusenga ku wa kabiri gusenga ku wa gatatu gusenga bizamarira iki barandatura bakayajyana n'amaterekera ko bakayajyana ariko nta n'igipande gifashamo ejo bundi nasubirije ibibazo byari binyishe ariko ndaza kubikosora ubwo ngaho kujya gusenga ubundi bimariye iki nta kugura umwenda imyenda mfite zinyuranye umwaka abandi bariyambarira ibindi ugende kujya gusenga bizamarira iki mufasha abakene ibyo batwigisha ngo niwe ugiye kwiba ngo ntugasambane kandi ibyo bintu biraryoha iyo wibye ikintu utakorera aba ari sawa wasamba n'ukuntu umeze neza yari ntabwo kuri iyi Mana kuko nyihamiriza nzayigumaho paka nzayigumaho pe ibyo bitwiba ariko uyu mukristo ngomba kuzamugusha ibyo yigira byose gukorera Imana ntacyo bimaze ubu se njyewe igihe cyo ubusa ndusha imyaka nayikoreye n'imico yasa azaguma akorera Imana ubundi njye nshinze koperative
nashinga koperative yo kujya nkubita insenzi zisenga ubundi nuko ari ibintu biba bidashobotse. Njye naza nkakwemeza bro, ugiye gusenga umunsi wa mbere, ugiye gusenga umunsi wa kabiri, ugiye gusenga umunsi wa gatatu, ugiye gusenga n'umunsi wa kane ugiye gusenga. Ubu usenga ibiki? Ibyo ngibyo nibyo bituma muba abajura bro. Ni mwebwe abakristo ba nyabo uzabaze bro, ntabwo ari wo mukristo wa nyawe. Na Petero yapfuye atari wo mukristo wa nyawe. Ucunge rero. bayeho nabi unasenga ko habe n'ikiro mfite mu nzu cy'umuceri, umugore yaragiye mujya gusenga ngo njye nyuma y'abandi kuwa gatatu nkajya gusenga, nzi ko ari umunsi w'isoko nabona ikorera imizigo nkabona uko ay'umunyu, ariko kuwa gatandatu nkajya gusenga. Imana nkorera iranyumva, ntabwo inyumva. Mpura n'abantu bakansinyagurira ngo narahorose nari mbyibushye, ariko nizeye ko izaguma kumfasha. Ibi bintu ntabwo bizabivamo pe, siko nabivamo nkajya he? Uri kuvuga ngo ni twakuvaho tukajya hehe? Ngo ukarewe ufite amazi y'ubugingo n'ahandi najya. Ngiye kuguma manyanyaze ndebe ko nazagera nkagera ku iherezo ry'ubuzima, nanjye nkakira nk'abandi. Ese koko mu by'ukuri ni gutya dukwiye kubaho koko? Ubuzima ko bugoye. Nzakora iki kugira ngo mpindure ibintu koko? Kubaho utizera Imana no kuba kure y'ifeza n'izahabu, kandi ari byo bikwiye gutunga ubugingo bwawe. Ubuzima mbayemo nta byishimo mpura nabyo. Nkwiye guhindura ibi bintu, nkwiye kwegera Imana kuko nayo ikeneye kunyegera. Ubukene si ikintu we, ariko ibintu bigoye birananiye. Mbere najyaga ngira gutya nkaseka Jovanisi, none yaragiye yarakize, yabaye umushoramari kubera kwizera Imana. Ngiye nzakora iki we? Ngo njye sinafatanya n'abandi ngo twizere Imana, ngo ahubwo ndi kuyigamburuza. Si ubu nabikuriyemo ikihe gihembo? Ariko Satani ahemba nabi. Ntabwo ibintu mbyumva pe. Mbere napimaga ibiro 50, bitewe n'ukuntu nabaga mu muryango wifashije, uramfasha utuma ngira icyo ngeraho. None imyaka 3 yonyine ishize, icyo gihe muri icyo gihe nari mfite mu biro 70-80, nkajya nishongora ku bantu basenga. None ubu ngubu muri uyu mwaka ushize ibiro byose biragabanyitse, ndi gupima ibiro 45. Kwizera Imana kuragahoraho. Kuba umukristo nyawe niyo ntwaro yonyine, niko kabando kaherekeza umuntu wese uri muri iyi si, kuko birafasha cyane. Bitugeza kuri byinshi twebwe ubwacu tutakigezeho n'amaboko yacu. Gusenga Imana n'ibyubaho. Ubu sinzira ndi kunicayeho, ndabona n'umuntu wampa n'agaceri k'ijana, abandi barikiriye, nawe ngiye ngo ndi kugamburuza Imana. Sinajya gusenga ibyahehera. Kwicaye mu nzira shawa bayiki. Babaye ko wicaye mu nzira. Mukomere. None seje ngo duhura ngo waje tukajya gusenga. Urinde? Gusa ntabwo ko ndi umuturanyi wawe. Umuturanyi wawe. Ni Jehova. Ni njyewe. Nga kuba mu Mana. Ari umuririmbyi ubivuga ngo kuba mu Mana ngo ni umunezero udasanzwe. Ubu Kristo ko bifasha. Ndi mu Mana ndimo neza. Ariko we wagira ngo mwitabo nk'urumogi,
wagira ngo sinzi icyo wabaye. Erega nanjye si njyewe, erega hari ukuntu tugira guca ubuzima bukanga ukagira ngo turi gukora satani pe. Wundi mukorani ndetse iyo twavuganye uwo mwami ukora azaguhemba umuntega. Ntabwo rwose ko turahurira hano. Nanjye ukwiye kunyereka iyo mana yawe pe. Imana yo mu ijuru irakora irashoboye. Nansezeranyije itaje. Ibungu bigiye kubisohoza. Uhura cyane mu matabe mu nzoga. Cyokora ikintu cyo mbonyeho, kwizera Imana biraguma kandi kuba umukristo nyawe birafasha. Ahubwo iryo jambo uvuze ni ryiza. Ubu ngubu nsigaye ngenda nubwo nagenda n'ikirometero ntaragwa hasi. Hari abantu benshi bandaya bakagira ngo ni sida nanduye, ariko ndabyihanganira kubera ko nanjye si njyewe, narashutse nanjye si njyewe pe. Sinzi ibyankoremo byatumye ntizera Imana. Oya Satani asigaye akorera mu bantu. Iyi nzira tunyuramo iraruhije ariko nituyisoze. Cyokora icyo nagusaba, ikintu nagusaba, uzasabira imbabazi kuri Nyagasani kuko njyewe ubwanjye simfite n'ububasha bwo kumugirira. Ubu ndi kujya gusenga nakerewe, ndi kubona amasaha agamfashe. Kandi ahantu ngiye gusenga ni kure. Cyokora wenda uyu munsi sinabiteguye ariko ubutaha uzambwire nanjye tujyane gusenga. Ubutaha tuzajyana ariko ndagusengera humura. Wumva utuje ngenda gusengera Imana yo mu ijuru. Ubyibuke rwose pe. Ukakomeza urugendo nakererwa. Yego mumubwire yuko natwe dusugaye dukunda Imana. Usigaye wicara mu nzira mukanyusa nase basi wansigiye n'ijana kureba ubuzima bwanjye. Nacyo ntabwo nari nkusabye ijana ntabwo ndaguhamagana nabi. Ubone ko Imana igira neza singaya. Amafaranga singaya to ni ibiceri 200 nkuhaye. Jova murakoze pe, abantu mukunda Imana. Imana izajya ibahemba. Genda ubeho neza ahubwo. Cyokora yangaya mbonye arambaye ishaho byibuze iminsi 3. 200 mbonye ku muntu nahemukiye ayarambeshaho pe. Senda cyabasha no guhaguruka. Ariko Mana ya umupasteri yifata mubwire ngo navamo umuntu uzi kubwiriza sha. Ngo navamo n'umubwiriza nkajya imbere y'abantu nkababwiriza. Ibi bintu nabikunze cyane. Ngari kumbonamo impano y'ukuntu najya imbere y'abantu nkababwira ijambo ry'Imana. Uyu mutwe nanjye ukavamo ibintu byiza cyane. Nari naracitswe pe. Ubundi iriya niyo nzu nkwiye kubarizwamo. Hari ahantu nahakunze cyane. Mana, uri umugabo nanjye ndakwemeye pe. Umunsi wa mbere ngiye mbwiwe amagambo ahumuriza umutima wanjye. Ngo ibibazo mfite barabizi no kutizera kwanjye aho gushingiye barakuzi. Ndabikunze cyane pe. Mana, ukuriye muri pastor ambwira ubutumwa nari nkeneye. Ubundi burani bwo mba nkeneye. Nkwiye kujya njya gusenga nkanaburira abandi. Muntu udasenga ukwiye kuba umukristo nyawe. Nanjye ndi umukristo. Gukorera Imana ntako bisa, gukorera Imana ntako bisa. Gukorera Imana ntako bisa. Mugabo, bana musanze mu by'Imana. Noneho twanaganira. Ubundi mu mashimwe. Nari ngiye gusenga ariko ese buryo ko duhurira hano hari umuntu ubuhategeye. Zihorera ubwo ndi mu mashimwe akomeye cyane. Utese kandi Imana yankorera igitangaza. Sigaye nanjye ndi umuntu uri kubwiriza. Ntabwo byakunda wowe. Kubabwira ijambo ry'Imana atasi. Ngambwira ijambo muri nimba urajya gusenga mbwira ahantu basomye ndatamena ko wagiye gusenga. Witonze nkubwire. Baratubwiye ngo uyu munsi uri hasi y'abantu bo. Ngiye ijambo ryose nifashe mu mutwe bari kwigisha amasaha 3 ariko yose nayasobanura. Ariko kambicisha mu magambo make. Uyu munsi ufite ibibazo, uragaragara nk'umuntu uhangayitse mu bandi, ariko Imana ikuri hafi. Uri kumva nkuko Imana itigeze itererana Yobu, nawe ikuri hafi. Iryo jambo nari rikunze cyane. Yobu yahuye n'ibibazo cyane. Ubu ngubu ngiye sinzongera kujya njya mu bigari. Ngomba kuba umukristo. Isaka waziretse n'itabi. Ibintu kandi nabishyize kure cyane yanjye. Imana ikura kure we. Gusenga Imana nabonye ko inyeneye nanjye nubwo nirengagizaga. Ubu zikari wa muntu nangaga mu buzima bwanjye numva ko naraga. Icyo cyo kora nabonye. Ngiye nkwiye kuba umutangabuhamya ndi umukristo nyawe. Ubaye mbona mboye muri tutafijyana. Ndi umukristo nyawe nzabihamya.